Njye ndagushuhuje cyane wowe udukurikira kuri YouTube Channel Yacu. Njye nitwa MWESIGYE David. Imana nikumera umugisha niba wowe wamaze gukanda subscribe ukayikandaho ugakana no kunzogera, ndagushimiye cyane rwose, ndagushimiye kudushyigikira. Niba ugeze nawe kuri iyi channel ari ubwa mbere nawe mushya, wakaba ari gufunguye ino video bitewe n'uburyo wari urimo urashaka ino video yagufasha, ndagira ngo mbere na mbere hari video nyinshi twagiye dukora zigisha telefoni, zigisha uburyo wakoreshamo telefoni, uburyo wafata WhatsApp yawe ukayihuza n'undi muntu, uburyo wasoma message za zindi bakoreza bagata bazisiba, uburyo wahuza WhatsApp yawe n'undi, uburyo wamenye ibijyanye n'amakode, uburyo wafata mbese uburyo wakora mu mafaranga kuri YouTube. Ibyo byose wabisanga kuri no YouTube channel yacu. Hari na video ushaka ko twagukorera, uyishaka watubwira ukanatwandikira muri comment tukatubwira ngo mwamfasha mukankorera no video. Ibyo nabyo bya gukora rwose. Nk'iyi video ngiye gukora ni umuntu wadusabye atubwira ngo niye kode nashyira muri telefoni, iyi kode nkayishyiramo nkahita ngo dore abantu bose wenda umuntu niba basha kunyumviriza cyangwa akakira message, akakira nimero zose zinurakinga nyine zinjyanira amakuru, zibasha kunyumviriza, wenda nk'urugero nohereje message nimero ibasha kubyakira, ibintu nk'ibyo ngibyo byose. Okay, nari ndimo ndavabwira ngo hari uburyo bwinshi yaratubwiye ngo ni gute namenya ko hari kode nashyira muri telefoni nkamenya niba hari umuntu nshobora gufata nkahita menya ngo hari umuntu ubasha kunyumviriza, ubasha gufata message zanjye, ubasha kuba yabona ibyo nandikanye n'abantu bose, utumessage twose noheza ibyo mvugira kuri telefoni, ibintu nk'ibyo byose. Ariko mbazaniye kode y'uburyo washyiramo. Wafata iyo kode, wafata iyo kode wayishyiramo bagahita bakwereka ngo iyi nimero ibasha kukumviriza ibi nibi. Haba harimo n'abantu bose bakumviriza, abantu batandukanye bose ugahita ubabona. Iyo batarimo ntabwo babona rwose. Ibyo ngibyo bahita bakwereka ko nabarimo. Wenda urugero, ushobora gufata iyi nimero washyiramo ino kode ukayishyira muri nuza mahangaha. Dore kode tugiye gukoresha aka kanya. Reka mbekizemo ya kode nababwiye y'uburyo ushaka gushyiramo ntihagire umuntu uguhamagara ngo bikunde. Reka myishyiremo kugira ngo nirinde yuko umuntu amamagara. Okay, kode nayishyizemo. Ntabwo no muntu ubu ngubu ari buze kongera kumamagara. Okay, iyi kode ngiye kukwereka ni uburyo ushobora kureba niba hari nimero zibasha kwakira message zawe. Urugero, hari uburyo ufata wohereza message, wamara kuyohereza hakagira undi muntu nawe uyibona ku buryo ashobora kuba yaguserereza cyangwa akagira ibindi bintu byinshi akanakwinjira muri telefone yawe, ibintu nk'ibyo. Nk'uko reka maze nkubwire kano kantu ukumve neza. Uko iminsi irimo iragenda ihita, abantu benshi amabanga y'abantu arimo aragenda agaragara bitewe nuko ikoranabuhanga ririmo rigenda riza, kandi uko rigenda riza benshi amabanga bahishaga arimo aragenda agaragara. Nk'ubu ngubu ushobora kuba ibintu byose ukorera kuri WhatsApp ukagira ngo niwe wenyine ubibona, kumbe hari abantu benshi babibona. Ibintu byose wandika, niyo mpamvu nkubwira ngo witonde biri ibintu byose upfa kuvugira kuri telefoni, ntabwo ari wenyine ubyumva. Ibintu byose wandika ntabwo ari wenyine wabasha kubibona. Niyo mpamvu ugira ibyo wandika ugira n'ibyo ureka. Kandi ikindi nanone hari amalinki abantu benshi bajya babasha kwakira mu bijyanye na WhatsApp. Nabisobanura ndimo nabisobanura ku bijyanye n'uburyo wahuza telefone yawe n'iyundi. Hari linki mujya mwakira ugasanga ngo ni linki y'amatora, linki y'iki y'uburyo wakoramo amafaranga. Izo linki yuzifunguka ukikandaho byonyine, ako kanya bahita binjira muri telefone yawe. Ubwo ako kanya bakaza babasha kubona ibyo wandika byose, kugira ku buryo hari n'igihe bafata amafaranga yawe wabitse kuri Moble money cyangwa ku mabanki bakayavidura bakayajyana kuri konte zabo bitewe nuko telefone yawe yamaze kwinjirirwa. Ndagira ngo ushyiremo ino kode, numara kwishyiramo uretse ubona iyi kode nuyishyiramo
urahita ubona noneho niba hari abantu babasha kwakira message zawe, hari abantu babakumviriza. Kanda akanyenyeri urwego, ukande 61 urwego, nurangiza uhamagare kuri simukadi. Wenda reka mere kuri simukadi ya mbere. Hano bambwira ngo call forwarding kubijyanye kubijyanye n'inuza, kubijyanye no kuba banyumviriza, nta muntu numwe no forward. Kubijyanye na data zanjye, amakuru yanjye, barambwira ngo ni no forward. Kuri bijyanye na Fox nzayibasobanura kutaha, ntago kanya ni ibintu birebire nabyo. No forward, nta muntu numwe ubasha kwakira nuza yanjye. Kubijyanye na message nandika, izi ngizi message baba bavuga ni zino message zisanzwe, apana message za WhatsApp. Yego, hano za Psycho nazo nuko nguko, nta kintu barimo bavuga. na Psycho no forward packet nayo nuko, iPad nayo nuko. Ibyo bintu byose barimo bakubwira ni kuri MTN hose. Nta muntu numwe, ngewe ku ruhare rwanjye nyine, nta muntu numwe ubasha kuba yanwarira amakuru. Nta muntu numwe no forward nyine. Nuko nguko bimeze. Ibyo aho ni kuri MTN. Tugiye kubikora no kuri nuza, kuri Tigo, ndebe niba nta muntu ubasha kunyumviriza. Nawe niba ufite makenga na wa muntu wambajije iyi video, ndagira ngo ushyiremo iyi code, nubona bimeze nk'uku uruhuke mu mutwe, uvuge ngo nta muntu numwe ubasha kunyumviriza, nta muntu numwe ubasha kwakira message zose mba nanditse, ibintu nk'ibyo. Reka tubikore no kuri Tigo. Akanyenyeri urwego 61 urwego, mamagare kuri Tigo. Kuri Tigo ni ya kabiri. Okay, ndategereza gato. Okay, kuri Tigo naho ndabona bije. Barambwira ngo Airtel Rwanda. Dore ngiye ahantu mbaca kugira ngo bereke buri kintu cyose uko gihagaze. Airtel Rwanda message. Yego, niyo iki. Reka nkubwire yuko ubundi kugira ngo ubone ibi aya makuru yose ni Airtel iba yabikuzaniye. Reka niyo mpamvu hano bakubwira ngo Airtel Rwanda message. Ni message baba baguhaye bakubwira ngo dore tukwereke ukuntu nuza ibijyanye n'umuyoboro wawe wa Airtel uhagaze. Nahandi tuvuye kuri MTN naho nuko nguko baba bakubwiye ngo MTN Rwanda message. Reka tukwereke ibintu ukuntu bijyanye na simukadi yawe, niba hari amakuru yawe ajya yibwa. Hano barakubwira ngo kurijyanye n'amajwi, voice kwa kundi uri kuravugira kuri telefone yawe, ukuyivugiraho buriya iyo hari umuntu ukumviriza, nabyo biba biri mahangaha. Bahita aka kanya iyo hari umuntu wafashe nimero yawe ukayihuza niyo ku buryo abasha kukumviriza, hano hahita haza nimero ze ako kanya. Okay, hazamo nimero ze aka kanya. Dore ahanga baravuga ngo no forward kubijyanye n'amakuru yawe bindi, bijyanye n'amafoto yawe n'ibiki no forward. Kujyana na Fox nayo no forward. Kujyanye na message nazo nuko nguko. Psycho nayo nuko, nayo ningi zose. Okay, zose nuko zimeze. Okay, ndakeka wenda murimo murabasha kuyibona neza, kubona video neza. Impamvu abantu benshi ni gutya baba bansabye izi video, mba ndimo ndabakorera video z'ubwenge zigira ikintu. Nawe niba ushaka gukora video twagukorera, tukubwire ngo mbabara mu nkorera video rwose, mumbabare nanjye nzaza nk'uko nshoboye kose mbakorere video z'ubwenge zigisha ikoranabuhanga, zigisha telefoni, zigisha uburyo mwakoreramo amafaranga kujyanye na social media. Kandi niba ushaka kuzamura YouTube channel yawe, TikTok, Instagram, Facebook n'izindi zose, twandikire twagufasha, kuko twebwe tugurisha subscribe, tukagurisha amasaha, watch time, abajyanye n'aba followers, likers n'ibindi bintu bijyanye n'ibyo ngibyo byose tubigufashamo. Twe nta kintu kimwe tudakora, ibintu byose tubikoramo. Rero reka nkubwire ngo ni ibi ngibi, ni iyi video naguteguriye, n'aya makuru yose naguteguriye. Okay, reka nongere mwibutse code twakanze. Kode twakanze ni iyi ngiyi, akanyenyeri urwego
61 urwego. Iyo niyo kode twakanze turangiza tumenya amakuru yacu. Nawe rero niba ushaka kugira ngo yijye uyimenya, kanda iyo kode umenye aho telefone yawe igeze, kugira ngo utazaza wirara ukavugira ibintu byinshi wandika cyangwa ukagira ibintu byinshi uvuga ukagira ngo ni wenyine ubyumva, kandi kombi si we wenyine ubyumva, hari n'abandi bantu babyakira. Ndabashimiye cyane, murakoze cyane, Imana ibamere umugisha. Tuzasubira mu video z'ubutaha. Ciao ciao.